uranyumve nanjye kandi nanjye unyumve ndabikeneye uranyumve nawe amaze ukunda unyumve ndabigusabye ndakurahiye nanjye ukumva nagira ubwoba akandi nkagira agahinda kenshi cyane ndakurahiye nanjye karanje nguye wihorera untegeyo undinde guhogomba. Madamu Sylvie Mukanyiko, twishimiye kukwakira hano kuri Radio Urumuri. Muraho mumeze neza? Yego muraho namwe. Murakoze cyane kunyakira, ntago ari ubwa mbere. Reka mbanze suhuza abanyarwanda bateze amatwi n'abazatwumva nyuma kugira ngo mbone gukomeza kubabwira. Ntago ari ubwa mbere nje hano kuri Radio Urumuri, niyo radio ya mbere natangiye kuvugaho amateka yanjye. Nimwe mwamfashije, nimwe mwankanguye, nimwe mwampaye imbaraga zo kugira ngo mvuge amateka yanjye, ntinyuke kuvuga mbese muri rusange, ntinyuke navuga ko mwahije bikomeye muri rusange. Ndagira ngo mbanze bashimire, ahasigaye tuganire n'abanyarwanda. Urakoze cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu. Ntabwo ari iminsi myinshi tubona abategarugori nkawe baza nk'uyu mugoroba, inseko yawe ikarushaho kongera urumuri rwa Radio Urumuri. Kuri twebwe rero ni iby'agaciro kuba turi kumwe. Murakoze. Nubwo turi buganire ku bintu wenda biremereje umutima, ariko ni umutwaro wacu w'abanyarwanda, tugomba kuwikorera tukabakira, kandi nkunda ukuntu ubifatana kwigirayo ntuheranwe n'ibintu nyine by'imibabaro. Ntawe ubura akababaro birumvikana, ariko uheranwa nako nanone ntabwo biba byiza. Turavuga rero ku bintu bigoye kuko turahera kuri leta yacu mu Rwanda, i Kigali, aho tubona iyo rwose mu minsi 100 yashyizeho yo kwibuka amahano yabaye mu Rwanda, yo yihera umwanya abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi gusa, ikaba ari bo iha urubuga rwo kwibuka ababo, ikaba ariho buri mwaka iha urubuga rwo kuririra ababo, akaba ari bo leta ifata mu mugongo bonyine, kandi leta yari ikwiye kuba umubyeyi wa twese. Rero nka radio ya societe civile, twebwe ntabwo dushobora kuvangura mu muryango nyarwanda. Tugasanga hari abandi banyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu, kuva ayo mahano yose yatangira kugeza ndunduro ndetse no kugeza jenoside yakorewe abatutsi irangiye, abahutu bo barakomeje kuzira ubwicanyi butandukanye. Nkaba rero nkanjye uyoboye ikiganiro cy'uyu mugoroba mvuga nti reka tugutumire utubwire nawe icyo bitekerezaho. Muri make nawe ufite agahinda, ufite akababaro ku mutima. Ese watunyurira muri make ako kababaro ufite, cyane cyane n'akababaro nyine k'inyongera ko kudahabwa ahantu hisanzuye nawe wakavugira.
kuri radiyo urumuri byo birumvikana ko twebwe ni irengayobora, ariko kubona leta yagombye kuba umubyeyi wawe itagufata mu mugongo ntacyo yakumariye muri ako kababaro kawe rwose, nabyo wavuga icyo ubitekerezaho. Ijambo ni ryawe Madame Sylvie. Murakoze cyane. Ngenda ndumva nahera uko byatangiye muri jenoside, wenda iby'imbere yaho ntabwo twaba tubiretse cyangwa twabivugaho ku bundi buryo. Muri jenoside yarabaye, nari mukuru, nari mfite imyaka 19, urumva ko ntabwo nari umwana, nta nubwo nari mpuze cyane muri rusange. Noneho rero bica abatutsi tureba, bamwe tugakora uko dushoboye kose, abantu bakuru bagashaka kubaproteja, natwe abana tukagemurira nk'igikatsi cyangwa se ibijumba mu masaka, dukora uko dushoboye kose, bakaza kudusaka nijoro ngo duhishe abatutsi. Tubaho ubuzima bugoye cyane nubwo twari abahutu twebwe. Noneho rero birarangira, jenoside rwose irarangira, iwacu nabaga mu cyaro, irangiye turahunga natwe kuko inkotanyi zazaga zica, batubwiraga zibaga, turahunga. Duhunze rero tugira duhura n'ibibazo n'ubundi mu nzira, turagenda tugera Cyangugu, ababyeyi baragaruka, njyewe nsigarayo, bageze mu nzira gutera barabica bose. Ni ukuvuga iyo mvuze ababyeyi ntabwo mba mvuze papa na mama gusa, na sogokuru na badata wacu, abantu bo mu giturage twese twarahunganye. Urabona umuryango wo mu giturage, umuryango mugari, abantu barikusanyaga bagahungira hamwe. Ubwo rero aba bose baragarutse barabishe bose. Ni ukwenda kuza kuvuga papa na mama nabo tubindi imwe, ariko hari na badata wacu, imiryango yabo yazimye, babishe bose n'abana babo, na sogokuru afite n'umugore, nyoko yari yapfuye mbere, sogokuru ashaka undi mugore. Ubwo rero barabica pe, bose barabarangiza. Ubwo rero bamaze kubica, twebwe nagiye muri Kongo, ariko nyuma ndagaruka na basaza banjye tugira i Kigali, dusanga noneho FPR yafashe ubutegetsi. Byari bikaze cyane, urumva kwinjira mu gihugu, nta ababyeyi bapfuye basize, nta muntu bafite, sinabona uko bisobanura mbese ukuntu kwinjira mu gihugu cya FPR inkotanyi byari bikimeze bigishyuye cyane, harimo kwa 9 muri 1990 kari bagifata ubutegetsi. Ubwo rero ntabwo kuko twabonaga ko bafashe ubutegetsi, barabonaga pe ko ubutegetsi babufasha bukatiye, nta hantu ushobora gupfumurira. Ubwo rero twabaga dufite ubwoba, ku buryo ntabwo washobora kuvuga uti ko iwanyu wapfuye. Bivuga ko hari n'abantu babazaga ngo iwanyu barahuye cyane, barakomeye, ntameze neza, bari mu cyaro kandi bizi neza ko bapfuye. Ako gahinda rero umuntu akabana nako, ntabigira igihe cyo gushyingura abatutsi, babatagurura, babashyingura icyo gihe bozaga amagufa, agahinda noneho akarushaho kwiyongera. Ugatekereza ko ababyeyi bawe utazi aho baherereye, ukabona abandi barimo rwose, hari ababishyiragamo imbaraga cyane, ukabona babishyushyemo, ukabona bafite gahunda mbese, ikindi kintu kitari ugushyingura abantu. Wabonaga hari abantu bakari barabavuye hanze, bari bafitemo inyungu, babishyushyemo kurusha uko abapfushije bari babishyushyemo. Noneho rero ukabona rwose nka bizinesi barimo bategura. Nyuma rero byagaragaye ko nyine bashyiraga mu nzibutso, rwose nagira ngo mbwire abantu b'Abanyarwanda ko barimo gutaburira abantu, byagaragaraga ko hari bizinesi barimo bategura, barimo bitegura, wabonaga nta gahinda bafite. Wabonaga umujyi wa Kigali ushyushye cyane, niho nahise tujya kuba nyine ntabwo twasubiye mu cyaro. Wabonaga ko FPR, abantu bo muri FPR bafite gahunda ya business yo gukora ya jenoside, bashaka kuyikoresha business. Niho byatangiriye. Abanyarwanda bajya baheraho cya gihe boza amagufa, bibuka ukuntu abantu babaga babishyushyemo. Ubona bagatabura ahangaha, bakazana amagufa, bakoza, bagashyira hariya, bakoza, bagashyira hariya. Ubona ibintu biteye agahinda, bibabaza cyane. Ubwo rero nyine birarangira, agahinda nyine ukagufata, ukabura uko ubigenza, ukabashya ko iwanyu bahari, abandi barimo kuvuga ko bataburura ababo. Birakomeza. Noneho rero ubwo amashuri aratangira, tujya ku ishuri, urumva abandi bana ukabona bafite barimo kuvuga ko babarihirira, ukabona abana cyane cyane bavuye hanze, wabonaga ko bose bafite ukuntu bishimye, ukuntu
ubona wishimye ukuntu ukabona ukuvugira ishyari ukavuga uti ngewe kuko indi y'imfubyi ngewe ntashobora kwishima kuri ibi ariko rero abana bari barokokeye mu gihugu ubona ko bafite agahinda ubona ko ari abakene ukuntu ubwo ngewe na Jean Paul ntagara bari kubisobanura ukuntu bafataga nawe nahise nsubiza amaso inyuma ndabyibuka niba ukuntu abana barokotse bavuga ko barokotse mu Rwanda ubonaga ari abakene afite n'agapantaro kamwe akaniforume kamwe ubona atira ubona nta gasabune afite nta gaseriviyete afite ariko abana bavuye hanze bavuye Burundi na Congo ukabona rwose ni abana bambaye neza bafite amafaranga bafite ibiki ubwo rero nyuma nanjye gutekereza navuga ariko uzi ko biriya bintu bari bafitemo bizinesi ubwo rero agahinda karakomeza karadufata ukabona uko ubigenza ukihangana ukananirwa kuvuga rimwe ukavuga uti iri zuba ryanjye warica nibura twageraga nibura nanjye wenda ntibajye babona ko wenda ndi umuhutu kugira ngo nanjye wenda babe bafasha agahinda kakavanga n'ikintu kimeze nko kwiheba n'ikintu kimeze nk'umujinya byose ukumva bikwivanyemo mu mutwe ubwo urumva rero umwana w'umwadolescente cyangwa umwadolesa ibintu byivangira mu mutwe ukora icyo bijyana nyuma yaho reka mbere kiya wenda nibyo uduhaye ishusho y'ibyo bihe ndumva buri wese imugeze ku mutima ariko ngewe ikintu gishya umpaye unyeretse ni ukubura umutima kw'abo bantu bavuye hanze imbere y'ibyago ari abatutsi bo mu gihugu bagize ari abahutu bo mu gihugu bagize hari abantu benshi bizera cyangwa se bakeka yuko ari ibintu bishingiye ku moko akaba FPR yo ifite ubwoko yimakaje usibye ko nabwo n'abari muri ubwo bwoko bamaze guhumuka amaso ngira ngo bamaze kubibona ariko iyo shusho duhaye yo mu ntangiriro hari benshi baje batarayibona icyo gihe hari benshi icyo gihe bari batarayibona bakizera ko FPR ngo iziye abatutsi ngo bafitiye impuhwe ngo ije kubarengera ariko iyo shusho duhaye itweretse ko nta mutima uwo ari we wese mu gihugu bari bafite icyo bari bagamije ni gushyiraho ubutegetsi bwabo ubundi bakoresha agahinda k'abanyarwanda kugira ngo ubutegetsi bwabo busugire ni ikintu gikomeye butweretse ariko mbere y'uko dukomeza rwose ndagira ngo mbanze ngufate mu mugongo ngo ukomeze kubera umuryango wawe mugari nk'uko tubwiye ko atari umuryango ukwegereye gusa ahubwo ari umuryango rwose mugari abanyarwanda icyo kintu turakizi ukuntu wishwe na FPR ukavutswa kugira urukundo rugukikije ruturutse muri uwo muryango nubwo uvuga ko wari ukuze imyaka 19 burya ntabwo ari myinshi cyane cyane ku mwana w'umukobwa aba akeneye kumenya amabanga y'ibintu byinshi nk'ababyeyi b'abagore ku bafite mama babo nanjye mfite umuryango ndabizi ku ufite mama we umukobwa ugeze muri iyo myaka niho aba amukeneye cyane mama we amubwira amabanga niho mama aba atangiye kumwinjiza mu buzima bw'abantu bakuru birumvikana rero kuva waravukijwe ibyo byose niyo mpamvu tuvuze tuti turakwihanganishije tugufashe mu mugongo kandi dufashe mu mugongo n'abandi bose nabo banyuze muri ubwo buzima kuko ntabwo ari we wenyine agahinda gafitwe na benshi aho wagendaga muri za Kongo mu Rwanda ntabwo wari wenyine ngira ngo byari ibihumbi n'ibihumbagize twari benshi cyane nabo bafite agahinda abo bose bafite agahinda nk'akawe ukuntu FPR
yabakomerekeje. Aho niho dushyiraho ikiganiro nk'iki ngiki kugira ngo twereke abanyarwanda yuko niba FPR ifata iminsi 100 buri mwaka igaha iyo minsi 100 abantu bo mu bwoko bumwe, kandi hari abandi benshi bafite ako gahinda, bo ikabavutsa kugira ngo bakerekane. Ibyo bintu ni ibintu twebwe tuba twumva dugomba gukosora. Ntabwo kubaho umubyeyi, leta bari umubyeyi yagombye kunganya abana be, ntagire abo akundwakaza ngo agire ibicibwa abandi. Ibyo ni byo FPR ikora, ariko twebwe hano tuba tugira ngo wisanzure uvuge agahinda kawe, tugufate mu mugongo, maze ntiwumve uri wenyine. Madamu Sylvie Mukankiko rero hano tubabazwa niyo twumvise inkuru nk'iyo y'akababaro kawe, ariko se iruhande rwawe hari abandi benshi. Turagira ngo wongere ugerageze kuduha ishusho y'ingano k'ako kababaro k'abo bantu bose bari mu kababaro nkawe. Ese ubona abo bantu batari benshi cyane mu gihugu ku buryo umuntu yavuga ko FPR itaba yarababonye? Aha ngaha ndagira ngo nibutse yuko perezida nawe aherutse kubivuga. Wagereranya ute abantu bari kwimwa uburenganzira bwo kwibuka ababo n'abandi bo bari gushyirwa ku ntebe bagahabwa byose bonyine? Murakoze. Nanone ngewe icyo navuga nuko FPR ni ishyaka ry'ubucuruzi. Umucuruzi iyo afite butike, umukiriya wese uje arinjira ntawe heza, noneho rero we agacuruza ibicuruzwa bye bigashira akarangura ibindi. FPR niko ikora. Abanyarwanda ni nk'abakiriya ba FPR. Ntabwo irobanura ngo uyu n'umututsi niko yaje imeze, kuko ikinjira abatutsi ntabwo yabareberaga izuba, yarabicaga. n'ubu ngubu irabica. Ni ukuvuga ko kuva FPR itaka ry'ubucuruzi nta kindi kintu tugomba kwitegaho. Icyo tugomba gukora ni iki? Tugomba gusenya iyo butike yayo, tukayisenya, tukayibasoramo. Hasigaye abanyarwanda sinzi niba ibicuruzwa bazabyigabanya cyangwa se niba bazafunga butike tukabijugunya tukabitwika, hanyuma rero bigakomeza. Baje bafite gahunda yo, ntabwo bafite impuhwe z'abanyarwanda, bafite gahunda y'iki yo gufata igihugu, kandi nabo babyivugiraga gufata igihugu. Ntitukabyumve ko ari ugufata igihugu ngo bagitunganye, bagihinge, bagire. Ni ugufata igihugu ngo bagicuruze, bagikoreshe icyo bashaka. Niyo gahunda yabo. Ntabwo ari niyo abanyarwanda rero ntabwo tugomba gutegereza ko bazagira impuhwe. Ntabwo bazagira impuhwe, ntabwo bateze kubera ko iyo bazigira imyaka myinshi cyane baba barazigize, batangiye kuvuga bati nibura urubyiruko reka turukore amashuri neza, nibura reka iriya misozi iriho ubusa tuyihinge, nibura amasambu y'abaturage reka tubareke bayahinge nibura. Kuko barayabaka bakayaha abazungu, barayabaka cyangwa se hari n'abayabaka ntibanayahinge bikabera aho ngaho. None ndeba muri ya mazu basenye muri barayubaka, abayabayemo bari hanze, abashoramari baratangira kubaka. Iyo nkavuga niyo bategereza nibura umushoramari akaba noneho rero akitegura bagasenya, niba nawe ahita yubaka nibura, ariko barabisenya bakabishyira aho ngaho. Ni ukuvuga ko rero abanyarwanda ntabwo tugomba gutegereza ko FPR hari impuhwe izagira, cyangwa se hari akantu nibura ka 0.0% ku rukundo bazagirira abanyarwanda.
abanyarwanda bari mu gihugu icyo babwira baba bavuga ngo rwose ngo reka ntidutabare ngo perezida ntadutabare ngo ntagira kugenda ubwo se ngizo batagize muri 1995 bazigiye muri 2000 bazigiye muri 2010 bazigiye muri 2020 bazazigira muri 2025 ntabwo bishoboka niyo mpamvu rero twe agahinda kacu nta kintu kababwiye twaravuze twararize baratubonaga ko batwishyuye babireba ntabwo umuntu yakwicira abantu abizi neza byose mbere yo kwicira ababyeyi bacu babanje kubabarura kandi tugiye gufata irangamuntu nyuma yaho twajyaga muri makomini babaga babizi babaga bafite abantu cyane cyane abaresikape babanje kubakoresha mu masegiteri n'amaserire babaruraga abantu basigaye mu miryango y'abantu basigaye bari babizi ko duhari nagiye gufata indangamuntu muri komine y'iwacu ko nabanje kuba mu Rwanda nyine bavuye muri Zaire dusubira mu Rwanda ngezeyo hari umugumesitiri witwaga Gahungi rugumesitiri bari bashyizeho ngo yaravugaga ko muri jenoside yari ari ku gasantere k'iwacu urumva ko yakoraga iperereza yagiye gusanga papa mu ntambara babaga bahari yari abazi babaga ari baneka bavuga bati hari ari kwa Mutabazi babaga abantu wenda babarimo n'abantu bakomeye papa ntabwo yakoraga muri komine urumva yabaga yarazi bamaze kumwica rero barabimenye ubwo ni ukuvuga ko bakoze n'iperereza bakamenya abana bo kwa Mutabazi basigaye ni ukuvuga ngo bari batuzi ko duhari ko batwiciye ntabwo bari batugirira impuhwe bavuga bati babana bo kwa Mutabazi reka tujye kubashaka tubafasha tubagira gutendeka nta cyababwiye ubwo rero ngewe ntabwo ntegereza impuhwe zabo kuva umunsi wa mbere namenya ko ababyeyi bari bapfuye sinigeze nta kintu nigeze ntegereza kuri FPR namba ntabwo nigeze mvuga nti bari abantu bazakirwa nigeze mvuga nti abantu n'abagome abantu n'abicaye kuba icyo gihe niyo mpamvu ngewe akarengane bakoreye abanyarwanda reka nkubaze akantu gatoya nibyo koko nta muwe umuntu yazabategerezaho ni abantu b'abacanshuro ni abantu bameze nk'abanyamahanga badafitiye impuhwe na busa ku banyarwanda ba nyabo basanze mu gihugu ibyo ni byo rwose turabyemeranyeho ariko ikibazo gihari ni uko nubwo abatutsi bahoze mu gihugu nabo nta mpuhwe nyinshi cyangwa nta n'urukundo babagaragarije nk'uko babitubwiye abo bigaga batabonaga ibihagije n'ubavuga ngo bacitse ku icumu rya jenoside ngo barabaha imfashanyo bagira bate ariko twari twa nyirarureshwa nubwo twarutaga abo mwebwe ariko ikibazo ngewe mfite gikomeye nkatwe duharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni ukubona nk'ubu bafata abatutsi bo bacitse ku icumu rya jenoside bakabashyiriraho iminsi 100 mu mwaka abandi baturuka mu bwoko bw'abahutu benshi nta mibare twamenya nta kigereranyo kirakorwa ariko bashobora kuba banaruta n'abatutsi bishwe ariko bo bakimwa n'umunsi n'umwe mu mwaka icyo kintu urumva kidakomeye kirakomeye cyane kubera ko abatutsi tufate wenda nk'umureti n'isahani abatutsi ni umureti noneho abahutu n'isahani urumva ngeri ko nabivuga isahani yo kurira abatutsi rero ni turufu yabo baje bavuga bati abari abatutsi tuzabakoresha tubahenda ubwenge tubabeshye tubashyireho iminsi y'ubuhenda nk'ubuhenda abana mbese noneho abahutu tubabwire ko ari abicanyi aribo bishe niyo sahani nyine bakayoza umureti bamara kurya bakayoza bakayishyira mu kabati noneho umwaka warangira bakongera bakayimanura bakayishyira wa mureti bakawurya barangiza bakayoza bakayishyira mu kabati kagera mu kwa kane gakurikiyeho bakongera bakayimanura bakayiriraho umureti gute gutyo n'ubu ariko nabisobanura kubera ko bari bafite abahutu n'abatutsi twari mu gihugu batuririyeho ku buryo butandukanye banaduteranya
ubwo rero nta kintu nta kuri bari kubigenza kuko iyo bavuga bati abahutu nabo bibuke bari kuba biyemeje icyaha kandi ntabwo byari gushoboka bari kuba bemeye icyaha cy'uko aribo babishe twari guhita tuvuga tuti natwe twari guhita tuvuga tuti niba duha kwibukana niba utavuga nti iwacu babiciye aha n'aha n'aha babishe itariki n'iyi nkabivuga kandi nkabona bashinja ntabwo rero bari kwishinja ntabwo bari kwemera ko bashinja ibyaha bakoze n'ubu kandi ntibabyemera ubwo urumva rero ko nuko nabivuga ko ntabwo bari kuba bishinja icyaha iyo bavuga bati abahutu namwe mwibuke abatutsi rero kubera ko bakorewe jenoside babishyize ku mugaragaro nubwo bavuga ko aribo bayiteguye nyine barutaremera baravuga ko aribo barutaremera bajya babisobanura ko bohereje abatekinisiye abatutsi barababwiye bati turabarokoye mugomba guceceka tukabakoresha icyo dushaka turabaha farije turabaha farije y'amafaranga niko yitwa hano bati muceceke tubakoreshe muri umureti mwicare tubarye nta kindi ubwo rero niyo mpamvu mvuga nti nta mpuhwe bari bafitiye abatutsi ntabwo bari bafitiye abahutu ntabwo bashobora kuzatugirira niyo mpamvu tugomba twese kwishyira hamwe tugashakisha uburenganzira bwacu nk'abanyarwanda tugashaka uburyo tubivuga kandi ntabwo aribo bagomba kuduha uburenganzira bwo kwibuka abantu bacu niko tugomba kuyishyirira iyo minsi 100 twashyiraho 50 twashyiraho 40 tugomba kubishyiramo njye nkangurira abanyarwanda kuvuga tuti twishyire hamwe dushake natwe iyo minsi tuvuga tuti cyakora abahutu bo yaba nyinshi cyane menya yaba miliyoni kubera ko bapfuye guhera muri 90 zikinjira byumba barakubura ikibungo barakubura barica muri 90 nyine aho bacaga nyine murabizi ko muri jenoside aho bafataga bica abantu bahari b'abahutu baraza tujya kuri ubu bwicanyi wavuze ikintu gikomeye cyane cyiza nakunze ngira ngo tugishimangire kuko hari benshi batacyumva nk'uko ukitubwiye cyangwa se batacyumvaga nk'uko ukitubwiye ubu ngubu nari ngoje mu kanya ikibazo cyo kuvuga nti kukibaha abatutsi iminsi 100 mu mwaka abahutu bo bakabima n'umwe birumvikana ko wavuze uti ni uburyo FPR yabonye bwo kugira ngo abahutu n'abatutsi batumvikana kugira ngo bamwe bazagume muri iryo shyari birumvikana ko nyine n'icyo wavuze cy'uko ivuze ko babishe yaba yishinje ariko ikintu gikomeye cyane gishyashya wowe uvuze numvise twashimangira nicyo kintu cyo kuduheza mu kugongana kugira ngo abahutu bazahere muri iryo shyari ryo kwanga abatutsi kuko umwana ugucuze akarya ureba akarya undi mwana areba ntamuhe wa wundi batahaye asigarana akantu ku mutima asigarana agashyari amureba icyo kintu FPR ahubwo mbere yo kuvuga ngo itanishinja abo yishe icyo kintu ngewe nsanze biri mu mupangu wa FPR ngo igiha bamwe ibintu abandi ibibime kugira ngo kagashyari rwa rwango ryapfunwe rizagumeho hagati y'abo bantu kuko iyo icyo kintu kigumyeho FPR nk'uko wabidusobanuriye neza niho ubucuruzi bwayo busugira ndetse no kuramba ku ngoma kuko abo yahaye irababwira iti nimutanyoboka kizongera kubaha abo yimye nabo ikabaheza ku cyizere yevara nibyo rwose nimutanyoboka namwe sinzabaha icyo kintu uvuze ugaragaje ni ikintu abantu benshi batiyumvishaga rwose nkaba ngushimiye kuba
uzamuye iyo analize kuko ifite agaciro gakomeye. Hari abantu benshi barimo n'abanyapolitiki bakomeye batayibona batyo. Nari guciye mu ijambo rero wari utangiye kutubwira uburyo FPR yishe hirya no hino. Sinzi ubuzima wari ubayeho muri icyo gihe, ariko mu gahinda kawe we wari ufite, hari ubwo wenda waza kuba karongerewe n'akandi k'abandi wabonaga babica hirya no hino cyangwa se babakorera ibibi bitandukanye. Watubwira ako kaga wari utangiye kudusobanurira uvuga uti hirya no hino barishe, mbere y'intambara barishe, hari ubuhamya waduhaho? cyane rwose. nari nagiye kuvuga ko iminsi y'abahutu ishobora kuba n'ibihumbi 5 tugiye kwibuka, kubera ko bapfuye guhera muri 1990 za Byumba, barica Kibungo, bararangiza 94, aho bacaga hose baricaga, aho bageraga baricaga rwose. Burya nubwo bavuga ngo bataburura abantu benshi n'abahutu, kuko aho bageraga baricaga bagashyira mu ntoki, bakafata abantu bakabageraho mu ntoki bakabiciramo rwose batarafite n'igihugu. niyo mpamvu abantu bazungaga, kuko ntabwo twazungaga, kubera ko iyo bari abantu beza bashaka kuboza igihugu ntabwo twari kongera duhunga, kuko abantu bahungaga babaga ari benshi cyane, ku buryo kugira ngo abantu bose bahunge igihuru kingana kuri abantu barenga miliyoni bahunge, ni ukuvuga ko zicaga abantu zicaga rero zabashyize hehe, bari hehe? Ni ukuvuga ko igihugu cy'u Rwanda mfite nuko wenda hari igihe ntekereza nti wafata nk'akantu gapima kari hejuru y'u Rwanda, gapima kareba nko munsi y'ubutaka bw'u Rwanda, ukareba imirambo irimo, ushobora gusanga itabarika, ni myinshi cyane. Hari urugero mfite ngo abantu bahambye mu rutoki rw'umuntu, FPR bice noneho hafi ya bose, sinzi ngo hasigaye umwe babashyira mu rutoki. Noneho rero urumva ba nyirabantu bari bazi ko barimo. Noneho rero ngo imvura yagwa igakuraho igataka, abantu bakanama. Ubwo rero noneho rero ngo hari umutwe waje kubibona abivuga ko hari abantu bo kwanaka barimo hariya, kandi ngo banamye umutwe banamwishe. Ubwo FPR yarishe, barakomeza barica nyine, bigera no ku babyeyi banjye nabivuga, kuko babiciye Kabutare, babica muri iryo joro ngo abantu barenga 500 bagende bakusanya abantu bahaciye, babica nta bantu baharenze. Mu kwa 7 kwa 8 abantu bahungaga bavuye cyangwa na Gikongoro, abantu baharenze ni mbarwa kandi bahungukaga ari benshi cyane. Ubwo rero urumva barica, FPR akomeza irica, tunahungutse muri Kigali wajya kumva ngo nakango yagiye ntiyagaruka. Ni ingero nyinshi cyane ukumva ngo nakabamurashe ngo ku gipangu, bari abantu bagiye barasa binjira mu gipangu, bari bakomeye bacuruzi, ni benshi cyane, nuko abaje bavuga ntabwo batinyuka kubavuga. FPR yishe abantu ku buryo birenze uko abantu babyimashina, birenze uko hari abantu batavugwa, hari abantu batari bazwi, hari abantu bari mayibobo, hari abantu bari abakozi bo mu ngo, umukozi w'iwacu abakozi b'iwacu sinzi kubavuga, kandi nabo bari kumwe n'abapapa, nabo bari mu muryango wabo warababuze, ntuzi irengero ryabo. Abantu bagiye bapfa gutyo batazi amarengero y'abantu babo, ni benshi cyane. Abantu benshi cyane barazimira burundu ntumenye amarengero yabo. Ubwo rero barakomeje, mvuze niboneye, nagiye nyuma y'intambara nagiye kwiga ku Rushashi, bambaye jenoside iragiye 95 twagiye kwiga ku Rushashi. Naho rero ubwo twagiye nyine burugomesitiri yarahari, burugomesitiri mwenda mutabesa. Noneho rero abayobozi b'abahutu benshi bari bagarutse kuyobora, cyane cyane bari bahari imbere y'94 ya jenoside, abashobora bagaruka, kuko burugomesitiri we rwose yari umuntu abaturage bakundaga cyane, ngo FPR yamuhaye miliyoni yo kuko yari yakijije abatutsi bose. Baragarutse basubira baragarutse rwose basubira mu butegetsi uko bisanzwe. Baragarutse basubira mbese mu butegetsi, ku mirimo bahoze bakora rwose. Abategetsi baraza noneho wenda bagashyiraho n'abandi wenda nk'abahunze bakabasimbuza abandi bahutu. Ariko byagenze kubera ko
abatutsi ntabwo bari bahari hari inkotanyi zivuye hanze niko navuga ubwo rero rwose burugumesitiri n'abakozi ba komine abaderegiteri abaprokireri barazasubira mu kazi komine barayitunganya abaturage barongera basubira mu tuzi twabo bajya barahinga ukabona rwose n'ibintu bimeze neza komine irimo itera imbere rwose bari babizamuye amashuri basubizaho turiga rwose bisanzwe ukabona rwose nabo batangiye kuzamuka dutangiye kwibagirwa bya bikomere kuko burya kwiga byatumye turangaraho gato ntiwibuke ababyeyi bawe muri interina burya ubwana n'abandi bana mukisekera mukajya mu masomo muri etide ntutekereze cyane ubwo rero 96 ku itariki ya 7 z'ukwa 7 96 barapanze kubica bose abayobozi barabica hasigaye abamahirwe mbese niko navuga kuko bagiye mu bukwe ahantu barangije bapangira ku buryo bari bubice bose icyarimwe ku isaha imwe inkotanyi rero zakora zo operasiyo abantu batabaye mu gihugu abantu batabizi kuko ntawe babwiye zikora operasiyo bien zikayitegura ku buryo ziri bwica abantu n'igihumbi ku isaha imwe mu bukwe bari batashye bari bagiye hari umupadiri wari wahawe umusore wari wahawe upadiri urumva rero burya abanyarwanda natwe hari igihe twizihirwa nyine urabona wa muco wacu wa kera iyo umuntu yahawe upadiri ari umwana uzwi abantu basanzwe bakomeye rwose bajyaga mu bukwe bose ubwo bose bajyayo abaderegiteri b'ibigo abayobozi b'amashuri urabizi ko mbere y'intambara ubumwe bwahabaga mu Rwanda mbere ya 94 ubumwe bwahabaga mu Rwanda niko bwari bwakomeje mbese ko mbere bagize nka mbere y'94 niko bari bayitunganye ubwo bajya mu bukwe bavuye rero mbere y'apangi bose ahantu hose ibategera ahantu batandukanye mu mamodoka ku buryo bari ku isiri bari bafite bya byumba byabo ku buryo bavuganye babiciye isaha imwe kandi burugumesitiri ntabwo yagiye muri fete yari kuri komine bari bamurangaje ariko numvishe nawe bamwiciye isaha imwe n'abandi ariko we hafi ya komine isaha imwe babicira rimwe abayobozi bose b'abahutu bo muri Rushashi barabica barabarangiza barangije nyuma y'icyumweru bakoresha inama nini cyane haza abasirikare benshi cyane bashyiraho undi burugumesitiri bashyiraho abandi bayobozi b'ibigo bashyiraho abandi bayobozi abaprokireri bashyiraho abantu babo bose ni ukuvuga ngo barakubuye abayobozi barakubuye bashyiraho abo bose bishakiye urumva rero ko ni ibintu nabonye neza n'amaso yanjye burugumesitiri namuciyeho umurambo we bawukururiye munsi y'umuhanda nagiye gushyingura pa prokireri imirambo 5 prokireri n'umugore we n'abana n'abandi bantu bari kumwe mu modoka ye nagiye rwose mu rugo ndabibona ubwo ku kigo cy'amashuri cy'Irwankuba naho ngerewe bakuriye gukora gari veterineri ikigo cy'Irwankuba naho abayobozi bari babishe muri iryo joro deregiteri n'abantu bose bari mu modoka bavuye muri fete nabo babishe bose hasigaramo ngo umugabo w'umututsi ngo wari perezida de tide niwe wonyine warokotse muri iyo modoka kandi bavuga ko ngo bishwe n'abacengezi uwo mucengezi rero waza akica abahutu gusa agasiga umututsi urumva ko ibintu biba byigaragaza ibintu biba byumvikana ko bari bapangiye nta mucengezi wari uhari nta mucengezi wakoze waje kwica abantu nuko FPR nyine ibibeshya ibyo rero ni ibintu niboneye n'abasange nyuma yaho cyakora maze kwiga kurusha Shenese va mu Rwanda kaga numva 1998 hari abantu bo muri famille n'ubundi bishe barabangura abacengezi iwacu ubwo dutuye ntabwo n'ubukure abacengezi bavuye muri Kongo bakagera iwacu hari mu misozi myinshi cyane ariko n'inkotanyi zabishe nuko nyine abantu badashobora kubivuga batatinyutse kubivuga ariko ntabwo n'inkotanyi zabishe rwose wabivuze baramwishe nabo murabizi ko bakora nyuma rero yaho nkajya numva nyine aho mbiyo nkajya numva abantu bagiye bapfa bakica inkotanyi zishe abantu kurenza uko abantu babyimashe hari abantu batavuzwe abantu batavugwa baratinya kuvuga abantu babo bishwe impamvu mvuga ni abanyarwanda baramutse umunsi batinyutse buri wese akavuga abe bishwe inkotanyi ntabwo zizabasha kubyivanamo ntabwo zizabasha gutinyuka kubasha bizazicanga mbona birambabaza cyane iyo umuntu adatinya kuvuga ko se yapfuye ukabona yabitinye ukabona hari igihe mvuga se buriya yakundaga se
kuki adashobora kuvuga, kuki atinya gupfa kugeza ubwo adashobora kuvuga ati papa yarapfuye yishwe n'inkotanyi ahambye aha n'aha, abizi ko se ari ahantu mu rutoki adashyinguye neza, ariko akaba adashobora kuvuga ati papa ashyinguye aha n'aha reka tumushyingure wenda natwe dupfe. Ni ikintu kingora cyane kucyumva, ariko nta kundi buriya ariko niko abanyarwanda bameze. Sinzi ikintu kidutera ubwoba. ngewe hari mvuga nti inkotanyi zazanye bimwe twitaga feye mu kinyarwanda kera, bavuga ati bateye umuntu bamuteyemo feye, baramujunjika ku buryo adashobora kugira icyo asobanura cyangwa icyo ashaka kuvuga. Hari igihe mbavuga nti abanyarwanda inkotanyi zabishyizemo ibiki kuko zituma tugira ubwoba bugeraho papa wawe yanditse mu rutoki, imvura yawe ukajya gushyiraho agataka imyaka 27 udashobora gutunywa kumushyingura nibura mu rutoki, kandi uzi ko nta nkotanyi igiye mu rutoki rw'iwawe nibura niba ucukure umushyiremo hasi cyane, wenda ntushyireho wenda amakaro, ariko ukavuga ko papa wawe ashyirwe nibura neza, ariko ukagomeza ujya kurenzaho agataka imvura yawe ukajya kureba niba itamukuriye. Ibwo bwoba ntabwo ndabwumva ngewe, simbizi. Reka mbe mbahaye ijambo namwe. urakoze kuri ubwo buhamya buteye urumeza, kuko hari abantu bakeka yuko ngo abantu baba bashaka kuvuga amagambo yo kusebya ngo abari kuri leta bari mu butegetsi, ariko iyo umuntu yumvishe ubuhamya nk'ubu ngubu, kuza bagakubura komine yose, abantu bari bayirimo bose bo mu bwoko bw'abahutu bakabukubura, ibi bintu nari nateganije kukubaza ikibazo mu kanya, ariko bihise bihura ku buryo ngiye kukihutisha. Aba bantu iyo ugereranije we ku byuzi by'ubwicanyi bakoreye abahutu, ntabwo ubuzi bwose, ntabwo hari ibyo utahagazeho, hari ibyo utabonye, ariko dukurikije ibi utubwiye wabonye, ukaba warabonye n'ukuntu abatutsi bishwe, uvuze ukuntu mwabashyiraga mu mibyuko mubahisha n'iki. Ese ubu ngubu uhavuga yuko n'abahutu nabo bakorewe jenoside, ukurikije wowe ibyuzi bitari amateori, bitari abatutsi uburyo bishwe, abahutu uburyo bishwe, ese ubona itandukanyiriza ari irihe, Sylvie Mukanyiko? Nta tandukanyirizo ntaryo, ni jenoside zombi. Ni jenoside y'abatutsi yarangiye, hahita haba iy'abahutu. Nako iy'abahutu yatangiye muri 90, iy'abahutu yatangiye mbere, kuko yegase bica abatutsi, abahutu muri ibyo badacyungo. Ntabwo nabikurikiranye neza, ariko ntabwo nimagina ko bica abatutsi, ntabwo mbizi. Ahubwo nshaka kuzakurikirana nkumva niba muri 1992 mu bo wicaga hari harimo abatutsi b'ikibungo nabyumva. Ntabwo nigeze ngikurikirana icyo kintu. Noneho rero ngewe urugero mfite nuko barimo kwica famiye yanjye, twari twarahunganye abana b'abatutsi. Harimo akana ko umugabo data wacu yari umututsikazi, akana ka mukuru we yagiye arakarikipera kubera ko mukuru we baramwishe, basiga akana kari gato umwaka umwe. Noneho rero hari n'akandi ko muri famiye ya nyogokuru nako iwabo bahungiye iwacu nyine twajyana i Kabgayi, akana barakadusigira, naho twari tugafite duhunga, ngo twarabagendanye abo bana twari babiri n'umugore wa data wacu. Barimo kwica rero abafamiye afate baraza, abantu bahungukaga bageraga ikizi, ahantu bita ikizi Butare, bakabakoresha imyirondoro, abahutu, abatutsi, nubwo FPR ingana zo kubohoza igihugu, ariko n'ubundi irimo kuvangura abantu bo kwica. Yakoze amabarura. Ubwo bana bazaga bati uyu umututsi, uyu n'umututsi, uyu n'umuhutu, uyu yari umwarimu, yari kadereri, yari burugumesitiri, n'ikindi bikindi. Noneho rero ubwo barimo kubica, barabavanguraga abatutsi bakabashyira ku ruhande, noneho bakica abahutu. Ubwo rero kubera ko abo bana bari batoya nyine nta muntu bagiraga, sogokuru yababwiye ati rero bana bagenda murimo kwica abahutu, abana nimwe bashyire mu majyane.
umugore wacu nawe bari bamushyize ku ruhande rwose ari kumwe n'abatutsi babashyiraga ahantu mu ishuri kuko hari ku ishuri ryo ku Kabutare bakabashyira muri lokale abatutsi bakabashyira hamwe kuko hari n'umudamu wavuze ko we ari umututsi umugabo we yari umututsi abana bari abatutsi nawe bamushyira ariko yarababeshya nawe bamushyira ku ruhande niwe nawe waduhaye amakuru ubwo rero ku buryo byageze aho rero abana babakuyemo abana ntabwo babishe wenda si ishobora kubavuga kugira ngo nize kubavugaho kugira ngo batazabica n'ubundi kuko batubiye n'amakuru nabo hari harimo akenda gukura aho ku mwaka umwe rero ntabwo kamenya amakuru yabo gashobora kuba karapfuye niba baragasize muri orphelinat nako nikaza amakuru yako umwaka umwe ntabwo yamenye amakuru ye ashobora kuba ari muri babandi batagira ubwoba harimo abana benshi mu Rwanda batazi ubwoko bwabo ubwo rero urumva ko barimo kwica ababyeyi banjye n'jenoside bakoraga kuko babanguraga abatutsi bakabashyira ku ruhande bakica abahutu ni jenoside rero ni jenoside kandi niyo ngiyo yo kurushashi ni jenoside yo kwica abahutu b'abategetsi bose niyo definisiyo ya jenoside n'igisobanuro cya jenoside yo kuvuga ati abahutu bose bo kurushashi tubice ni jenoside ni igisobanuro cyayo mbere ntabwo ari ukuvuga ngo abatutsi bose bo mu gihugu bagomba kwica kugira ngo babe jenoside no jenoside bisobanura kwica gurupe runaka yijirije ikintu runaka kuba barisha abahutu bo kurushashi babashyize ubwoko babashije ko ari abahutu kugira ngo basimbuze ni jenoside bakoreye abahutu bo kurushashi ubwo rero ngewe mvuga ko jenoside abahutu bakorewe jenoside cyane ahubwo iruta niyo ngiye mvuga ko iruta n'abatutsi kubera ko kwicirayo ni ikintu cyerekana ko ari jenoside ahubwo ipanze neza nubwo bavuga ngo abatutsi yarapanzwe ariko abahutu yapangiwe ahantu hizewe ipanga ukuntu bazabica systematikoma bakabica systematikoma ni ikindi kinyarwanda bakabica bipanze neza guhera ruhande bakavuga bati abazaturuka igikongoro na gikongoro na cyangugu tuzabicira n'aha tuzabicira amashuri ku Kabutare abazaba bari i Kigali tuzajya tubicira aha n'aha abazaba bari wenda ku Rushashi tuzabica uyu munsi n'uyu habaye tedi tubapangire aba muri Kongo tuzabasanga mu makambi tubicire muri baduhuga tubasangemo bafatanyije n'abazungu barabipanga jenoside y'abahutu yarapanzwe neza cyane kurusha niyo abatutsi ngende uko mbibona kurusha niyo abatutsi kuko iyo abatutsi bo bashobora kuba batari banizeye ko abahutu bazakora nk'uko bari babyiteguye abahutu bahise basaragurika nk'abo bacu mu cyaro bahise b'inzara bakajya gusahura ibyo abatutsi bakajya mu mirima bakajya gukuramo bashobora kuba batari bizeye ko wenda nk'abo mu cyaro bazapfa ntabwo ashobora kuba batari babyizeye ariko iyo abahutu bo baboneka no kwitegura bamaze gufata ubutegetsi kwa karindwi bahise numva ko hari gurupe yari yicaye ahantu ipanga uburyo bazicara abahutu bakabarangiza abo mu Ruhengeri bazabica abo ku Gisenyi aho bazabicira mbese iyo jenoside y'abahutu yarapanzwe cyane neza kandi n'ubuhanga bwinshi cyane ndumva ariko nabivugaho urakoze cyane biremerera umutima y'umuntu yumva ibintu nk'ibyo jenoside koko y'abahutu yarapanzwe nk'uko bivuga idapangwa ntabwo iyo idapangwa ntabwo bari gushobora kubica umubare ungana utyo n'ahantu hirya hose hatandukanye ni ukuvuga ko byakozwe ku buryo bwa gihanga ibyo rero ubundi nta n'uwabishidikanyaho sinzi niba Sylvia warumvise ijambo ryitwa kufagia ni ijambo ryazanywe n'inkotanyi iyo zavugaga ngo mujye kwica abantu b'ibunyanaka kufagia ijwi ryagiye sinzi niba ngifite ikibazo waba utari kunyumva ijwi ryagabanutse yewe nta kintu nigeze mpinduraho ku byuma byanjye amajwi ndumva ariko yaba angana keretse hari niba ari ku cyuma cyawe ntabwo niga nkoraho ndabumva ariko
navuga nti hari ijambo ryakoreshejwe na FPR inkotanyi ivuga ku bwicanyi bw'abahutu kuko bakoreshaga amagambo y'Igiswahili mu ntambara. Ijambo rero kufagia mu Kiswahili mu Kinyarwanda bisobanura gukubura. Gukora jenoside rero ubundi ni uguhera ruhande ntugire na kamwe usiga n'agahinja n'agakecuru. Ibyo rero nibyo bakoze za Rushashi, nibyo bakoze hirya no hino aho wagiye uduhera ubuhamya. Niyo gahunda ya kufagia igaragaza ko ibyo bintu byari byarateguwe kandi byakorwaga. Uvuze ngo gihanga sinzi n'umuntu yavuga ubuhanga mu kwica, ariko nabyo byavuga. Ibyo rero ni ibintu bibabaje kandi biremereye umutima. Nkabagira ngo dufate akaruhuko ngutura indirimbo iruhura imitima, ariko ivuga ko n'abandi nabo bagira akababaro kandi ko bagombye kumvwa, bagombye gufatwa no mu mugongo. Reka ngutura ako karirimbo. Uranyumve nanjye kandi nanjye unyumve, ndabikeneye. Uranyumve nawe amaze ukunda unyumve, ndabigusabye. Ndakurahiye nanjye ukumva nagira ubwoba, akandi nkagira agahinda kenshi cyane. Ndakurahiye nanjye karanje nguye, wihorere unegeyo undinde guhogomba. Ndaje nkubwire uko niyumva mu mutima wanjye. Nkubwire imyaka mbimaranye mbipfunditsa aho hantu ngiye gutobora none. Mpatora imivo y'agahinda, ihashoka izo nkangu zicike. Ingufu z'umurava, mpagarura ishema n'ubuyanja. Nkundira unyumve, nkubwire umupfunzo uhaganje, byombi n'agashinyaguro waya, biharambye nako bihasaziye. Bahora batoneka abo bandi, akaninda agahinda ko kabo, jye ngaheka umutwaro wawo. Erega nanjye gandibuka, kwibuka nyine ngize ni nanjye ubu ndibuka. Kwibuka nyine njye mba
bose shenge barahunganya umuruho wapfushije umwana kakibura ikibondo waya yarapfushije umugaye cyangwa se ari ingabo waba ari ibibondo cyangwa se ingaragushenge yarapfushije uwiga cyangwa se uwigisha reka tugaruke mu kiganiro cyacu ikiganiro kibabaje tugende dayeri tujya no ku musozo kuko ikiganiro nk'iki kiremereje umutima ntabwo kiba kirekire ariko mu kujya kugisoza Sylvie Mukankiko ndagira ngo noneho twugarukeho wowe wanyuze muri ibyo bintu byakugoye usoze utubwira ikintu cyagufashije mu kwihangana mu kongera kureba imbere mu gushobora kongera kureba imbere no gukora imishinga no kubaho tuzi ko FPR ntacyo yagufashije ahubwo yagiye ibusonga bibe n'inama no ku bandi bameze kimwe nawe cyangwa se bo wenda byananiye bakaba babifataho nk'inama niki cyagufashije mu buzima bugoye bw'akababaro nk'uko wabunyuzemo murakoze nanone ikintu cyafashije ni uko kuva namenya ko bapfuye nahise mvuga nzabahorera nzakora isi yose nzabivuga icyo kintu nahise nyishyiramo ndavuga nti ngomba kuzabivuga ko aba bantu uburyo bapfuye n'icyabishe ubwo nabigendanaga nkagera nitwarika nkakora uko nshoboye kose kugira ngo bagire icyo ntapfa ntabivuze kuko numvaga n'ikintu kisigaje cyasigarije ubwo rero aho nagendaga hose aho nacaga hose nagendaga ngomba kwitonda kugira ngo nzabivuge icyo kintu rero cyarafashije cyane navugaga nti
sinzi ngeza bivugira ariko ngomba kwitonda ku buryo nzabivuga nkavuga nti ndamutse nkoze amakosa cyangwa se nkagira agahinda kenshi nka deprima nkagira gute ntabwo nazabasha kubivuga kandi ngomba kubivuga nari nahaye objective y'igihe kirekire aroteri afite nicyo cyamfashije burya iyo wihaye objective mbese intego irambye y'ikintu mu buzima ukigeraho ugifata imyaka wenda myinshi cyane ariko ukigeraho ubwo niyo nahise niha ndavuga nti inkotanyi ibyo tuzakora byose ntizigomba kunyica nicyo kintu nagombaga gukora kuko hari igihe cyageze noneho nkumva nshaka umugabo nshaka umuhungu kugira ngo atazagira n'umufata wenda ku ngufu akantera inda atazagira umbiyora ugahura n'ibibazo nkaba nambaye ipantaro nkaba ntekeho penge nyine hatari nshaka kuba agasore kugira ngo abantu bagire nk'agasore nyine kubabwira abantu hari nagendaga nijoro iyo nkendaga nzi ko ndi butinde hanze ntabwo nambaraga ijipo nambaraga ipantaro kugira ngo hatagira uza kunsagarira bikazatuma ntazabasha kuvuga amateka yanjye ubwo rero hariho nageraga nijoro nkajya navugiriza nijoro kugira ngo mbone ko ndi umuhungu urumva nahamutse nagize toroma hatari ariko toroma ivuga iti ugomba kuzavuga ibintu byanze bikunze ubwo niba ndabigendana aho nagiye nca hose afite reka navuga ko nabyanditse mu gitabo batabizi hano nigeze kubivugira kuri radiyo urumuri amateka ariho kuri radiyo yanyu abashaka kureba igitabo cyanjye nanditse babibonamo ubwo navugaga nti nzabivuga uko byagenda kose ngomba kwitwararika ngomba kwitonda singomba kurwara singomba kudeprima singomba kugira ikibazo kugeza igihe nzabivugira ikintu cyarafashije cyane aho nagiye nca hose muri afurika ngeze n'i burayi nyirwa nageze i burayi nshaka urugo mbyara abana ariko avuga nti ibi bintu nzabyandika ngomba kubivuga isi yose ikabimenya ubwo rero ntabwo abantu benshi cyane ntabwo babaga bazi ko napfushije afete kuko nabaga nseka ahantu hose naciye abantu bamaze kumva amateka yanjye baravuze bati wawu ese burya wahuye n'ibibazo bingana gutyo naho nabaga ndi ku ishuri nyine mu Rwanda niga ku ishuri abana ntabwo babaga basi banapfushije ntabwo nabaga nsahinda mbaganiriza ahubwo aho bagiye bakomeza mbafasha abo mbona babakene wenda nkaba nkudukayi bambaye amakaye abiri ngewe nkaba himwe nanjye nkasigira nandika muri imwe kugira ngo nzakomeze nzagere kuri objectif yanjye nyine ndakomeza mbaye mu mubyeyi akuvuga nzabyandika ibintu ngomba kubyandika ubwo rero narakomeje nyine ngize imana radiyo urumuri bifashamo amateka yavugiraho noneho abantu bamwe bati icyo byose uzi kuvuga uzi no kwandika wabyandika ariko rero mbere yaho nize gutangira kwandika igitabo ndandika ngezeho ndavuga nti ibintu ni byinshi yasarabibamo ndabireka n'ordinateur yarapfuye ndajugunya ntabireka ipege natangiye kwandika amatitire ngezeho ndavuga nti ibintu ni birebire ndabihera he afite ncika intege ndabyihorera nyuma yaho rero nibwo nabonye kugenda nyine social media ngenda yikunda cyane ugahura n'abantu bakubwira bati uzi kwandika kuri Facebook uzi kuvuga ariko igitabo ya objectif yanjye noneho mbona n'abayimpa imbaraga zo kwigeraho ndabyandika rero ubwo rero aho mbaze kubyandikiraho ndi kubyandika nibwo nakize cyane kurushaho yego sinavuga ngo narakize burundu hari igihe kijyaga agahinda kikamfata cyangwa se amarira akaza nkarira ntekereza wenda nka mama cyangwa papa nkarira abavandimwe banjye ariko ntabwo nkomeretse cyane nk'uko byahagombye kubera ko intego yanjye nayigezeho yo kuvuga icyishe ababyeyi banjye kandi ko bazize kuba abahutu nicyo kintu numvaga ashaka kuvuga kuzabwira isi yose nkavuga nti bazize ko ari abahutu nicyo kintu cya mbere cyatumye nkomera kuzabivuga nicyo kintu cyatumye nkomera muri rusange ntabwo kugira ngo ijambo gato kubivuga wagira ngo bizafashe abandi bwawe bw'ubuhamya bwawe niba nkumvise neza ndagereranya iyo healing uko kwivura iyo nzira
yo gukomeza kureba imbere nayigereranya n'iyo Kizito Mihigo nawe yahisemo kandi yatozaga n'abandi aho yavugaga ati kubera ko twagiriye urwango tuzabe isoko yo kugira ngo ibyo bintu bitazongera bazabimenye noneho bo bazakundane nk'uko mu kiganiro cyose wagiye uvuga uti abantu bagomba kumva ko banzwe na FPR ikabahemukira ariko ko bagomba kumva ari bamwe. Nagereranya iyo ntego yawe n'iya Kizito Mihigo ariyo nawe yamukijije, nawe ariyo ukoresha kugira ngo urebe imbere, ubone imbaraga zo kongera kugira imishinga wakora no kongera kwishima mu bandi. Ndibaza ko ari byo washatse kutubwira. Nibyo rwose no kugira ngo aka karengane ababyeyi bagiye bakorewe bazira ko ari abahutu, bazira ubusa, nawe agavuga nti ngo kukavuga kugira ngo katazongera kubaho kandi hatinywa n'abandi, kuko abantu benshi batinye babonaga benshi bahise bafite prima bagira ibibazo mu mutwe n'iki byose. Niyo havuga nti nimbivuga abantu bakabisoma bagasoma agahinda kanjye bakabona ko wenda njye nabaye kubarusha, bashobora kuvuga bati okay wenda bo bagakira nuko nabaga ntekereza. Noneho rero nkavuga ikindi kandi nkavuga nti ababyeyi bagiye bazize ubusa, kumva ari uri wo kubahorera, niko numvaga, kuko numvaga bari mu mwenda, bari mu mwenda kubera ko ahantu basize kavuga nti bagataha. Navuga nti iyo mbabuza ntibaba barapfuye, iyo mbabuza ntimusubire muri FPR kuko twari tuyihunga nyuma y'ukwezi kumwe batiri mugaruke, gusa abantu bari bakize. Nkumva rero bafite umwenda wo kuzabahorera, ariko nkabahorera positive, nkabahorera ku buryo bwiza, mvuga icyabishe, nkabwira isi yose, nkavuga nti mana isi yose imenye ko bazize ubusa, bari bitahiye bisubiriye mu rugo, nta muntu twishe, nta muntu bishe, nta muntu bagiriye nabi, bitahiye barabica. Uwo mwenda rero numvaga ko ngomba kwishyura kubavuga, nkavuga amazina yabo, nkabashyira mbese nkabashyingura kwa. Numvaga ari bwo kubashyingura kuko nta mirambo yabo nabonye. Numvise amaze kwandika igitabo cyanjye, numvise bashyinguye kuko nabashyizemo amafoto yabo, nshyiramo uko byabagendekeye, numva ndabashyinguye kubera ko sinshobora kuzababona. Abandi bashyinguye babo nk'abatutsi bo mu Rwanda, gusa aho yaguye yaramushyinguye. Ngewe kubashyingura kwanjye numvaga ari ukuzabavuga uko nabyanditse, uko bapfuye, nkabishyira mu gitabo, nkashyira amafoto yabo ku buryo isi yose izababona, nanjye nkaba ndabashyinguye. Nuko nabashyinguye, numva nanjye narabaye, numva niteguye gukiza abandi, nanjye numva niteguye gukiza abandi Banyarwanda, basobanurira nkababwira ko ntabwo tugomba guheranwa n'agahinda, tugomba kureba imbere, kubera ko abapfuye baragiye, dushobora kubasura, ntabwo ushobora kubagarura wemera kose, baragiye ntacyo twakora ngo bagaruke. Tugomba kureba imbere, abana bacu bagomba kubaho, tugomba kubitaho, tugomba kureba urubyiruko rwavutse nyuma, tukarwiza ukuri, tukabasobanurira ibyagenze kuko FPR babeshya, tukababwira ko mbese hari umwana amerutse guha igitabo cyanjye ari muri Afurika ntaragisoma. Aravuga ati ese burya niho byagenze, atanyaga mbona useka, sintekereza ko ari uko byakugendekeye. Ati yambwiye ngo yari adasinziriye, yarampamagaye nijoro, arambwira ati namuze ibitotsi kubera ko ntabwo nari nzi ko ari histoire yawe. Arambwira ati nganiriza, mbabarira unganirize mbona ibitotsi. Noneho rero ndamuganiriza, ndamuhumuriza, bigeze aho umunsi ukurikiye arambwira ati nganze kumva, ndamuganiriza rwose, ndamukiza, birakomeza, turakomeza turavugana. Ariko we yarakomeretse, nawe yarakomeretse cyane ku mateka yanjye, kubera ko ntabwo yarazi ko wenda nibyo ndeka kuri Facebook yumvaga ari nk'imikino mba nibereyemo n'iki byose, ariko amaze kubisoma yavuze ati ese burya nuko nkotegisha abantu, ese burya nuko mwabaye imfubyi, ese burya uri imfubyi bigeze aha. Urumva ni ikibazo tugomba gusobanurira Abanyarwanda, tugomba gusobanurira abana ibyabaye kugira ngo bave mu rujijo. Ngewe numva ariyo objectif yanjye narayigezeho, ntabwo ndarangiza akazi, sindarangiza akazi ndacyakomeza, ariko intego yanjye nicyo cyanyirije, kandi nicyo gikomeza no kunyiza, gukomeza gufasha abantu, kubwira abantu, gusobanurira abantu,
urubyiruko nkabwira nti ibyabaye byarabaye dukomeze turebe imbere twubake igihugu cyacu abantu imirambo yagiye ntabwo nta nubwo baratwitse twababona ariko turebe imbere twubake igihugu kuko igihugu kizahumamo mu myaka 100-200 kizaba gihari tuzagisigira abana bacu kimeze neza nta bwicanyi ntabwo twakabagirwa nyine byatubayeho ariko tubane nabyo twe kubana nabyo murakoze. Reka dusoreze hano dusoreze kuri izo mbaraga wibonyemo zo kugira ngo urebe imbere kandi ubere n'urugero abandi. Ni byo Kizito Mihigo yagiye atangamo ubutumwa ko tugomba kuvoma mu kababaro mu gahinda twatewe tukavomamo imbaraga z'urukundo no kubabarira. Ibyo rero birakiza, ni uburyo bwo kwivura bituma ushobora guseka nk'uko babikuvugaho, bituma ushobora gukora imishinga, niko ubundi abandi twese twagombye kubigenza. Urakoze rero kuba uduhaye n'ubwo buryo bwawe bwo kugira ngo natwe dukurikize ubwo buryo bwo kwivura. Sylvie Mukanyiko, ni icyubahiro gikomeye kubona rwose twakugize hano kuri radiyo Urumuri uyu mugoroba. Nta kibazo. Ibintu ugejejeho, ibitekerezo, agahinda, akababaro kawe ndetse n'uburyo bwo kukavamo, ni ibintu ndashidikanya ko byubatse benshi kandi hari benshi bagize icyo bunguka muri ikiganiro. Urakoze rero kandi rwose ngira ngo nuzajya ubona akanya ujya nk'uko tuganire, usibye n'iby'akababaro tuganire no ku bindi, uze rwose uzane urumuri rwawe rw'inseko yawe, rw'imyambarire yawe nyafurika myiza kuri radiyo Urumuri. Urakoze cyane. Urakoze cyane, reka nawe mbashimire cyane. Yego mbashimire cyane kubera ko ni mwambereye urumuri imbere, mwampaye urumuri mwamurikiye kugira ngo mbashe kuvuga no kuba navuga amateka yanjye, kuko nari ndi mu mwijima, nari naniwe kwandika amateka yanjye rwose. Ntabwo nari nabyanditse mu gitabo cyanjye, narabashimiye wenda ntimuragisoma, narabashimiye rwose, ndimo gushimira ndavuga nti radiyo Urumuri yambereye urumuri ko kugira ngo mvuge amateka yanjye. Ninge mwaramurikiye radiyo Urumuri rero nikomeze imurikire abanyarwanda, mukomeze urumuri ntiruzazime, niruzime abanyarwanda bazaba bahombye cyane, bagomba kuba bakongera kubera ko mwebwe murimo mukura, muri abantu mugenda muba abasaza, reka ariko mvuga ubwo rero urumuri mwacanye ntiruzazime, ruzakomeze rumurikire abanyarwanda kugeza imyaka myinshi cyane, kubera ko umwijima nyine nta kintu ubona. Ubwo reka nawe mbashimiye rwose, nzagaruka igihe cyose muzashakira, nzaba mpari rwose, nzayariza tuganirize abanyarwanda. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Urumuri twararucanye kandi dukora ku buryo rutazazima. Mbere y'uko uza hari ikiganiro cy'urubyiruko rugenda rutuza inyuma kugira ngo ruzakomeze kujya rukomeza gucana urwo rumuri rutazazima. Ndagira ngo nkwifurize umugoroba mwiza iwanyu, kandi Imana ibane nawe, igukomeze kandi iguhe umugisha. Murakoze cyane. Kazi bose kandi bose rero yaraguye iyo ngiyo nangwa ngahatisi, yarambwe mu cyubahiro nangwa yanamye, yarafunzwe uwamwishe cyangwa yarabuze waya, yarabuye ku bitaro
abapfakazi bose shenge barahunganya umuruho wapfushije umwana kakibura ikibondo waya yarapfushije umugaye cyangwa se ari ingabo baba ari ibibondo cyangwa se ingaragushenge yarapfushije uwiga cyangwa se uwigisha